urarongora umwana wawe wabyaye amaraso yawe at the end byananyuka n'umugore wawe. Imana iri kure, Imana iri kure. Kiwerewere urarongora umwana wawe fucking ala. Sawa, abwirwa benshi akumva bene ndarangije, ariko rero muve ku ngeso, izo ngeso zanyu muzireke. Please, I say, I'm going to repeat again, and to repeat, to repeat, to take the time to repeat, because yes, I want to take your air and to understand. You want to open take your ear. Your ear. Nikubwira ukuntu umuntu ashaka kuvuga ngo afite umuti uvura kanseri akavuga kuri radio. Kanseri zamaze abantu. Yes, ladies and gentlemen, twongeye kubasuhuza kabisa. Nizere ko mwongeye kwirirwa mumeze neza cyane. Hanyuma turi kumwe na Big Mike TV as usual nkibisanzwe. Turi kumwe ngewe duhorana ni Coffee Wallet. Hanyuma nkuko mubona dufite umutumirwa wa danje. I told you. Hanyuma reka atangire atwibwira dukomeze mu kanya. Yeah, it is what it is. Thank you very much. Ni byiza cyane kuko usibye kuvuga ngo turi kumwe n'umutumirwa wa danje. Ikintu kiri danje cya mbere tuzi ko danje ari inzoka, sindi inzoka. Icya kabiri ntago ndi leopard, icya gatatu ntago ndi lion, icya kane ntago ndi yanguro y'ishyamba. Ibyo ni ibintu biri dangere, ndabibabwira byose. Ako umuntu uri danje ashobora kuba umuntu uri danje ameze nk'ibyo bintu tuvuze hejuru. Nuvuga ngo niba utangiye kuvuga ijambo rya mbere uvuga ngo turi kumwe n'umuntu uri danje, ntago ndi danje. Danje ni umujura. Ndababwira abantu baba danje. Danje ni umwicanyi. Danje ni umuntu ufata umukobwa bakamurongora kandi ari umukobwa yibyariye. Danje ni umugore urongorwa n'umuhungu we. Ni ibintu byinshi danje. Iyo jambo ryitwa danje. Danje ni amashanyarazi, ushobora kuzamuka ku piloni ugapfa nabi. N'uwo muntu urongora umukobwa we nawe agomba gupfa nabi. N'umugore nawe urongorwa n'umuhungu we agomba gupfa nabi. Umupasiteri nawe uva hano akagenda agafata isafari yo kujya gushaka umukristo akamurongora akarinda apfa, nawe ni danje. Ibintu danje ni byinshi cyane. N'imodoka igenda ikagonga abantu nawe ni danje. Hanyuma uvuze ku kintu kijyanye n'umupasiteri ugenda akarongora abayoboke be ngo nabo ni danje bakarinda bapfa. Kuvuga ngo nawe ni danje, ariko sinzi niba yararongo afite amashanyarazi, niba yararongo afite gaze, niba yararongo afite bomboni, niba yararongo afite karibire, niba yararongo ni ibintu birebire. Ni danje, nawe ni danje. Ni danje kabisa. Ni danje n'umudanje. Hanyuma se buriya dangerous. We akanyombya buriya utekereza iki ku bantu nyine nk'abo ngabo bagenda bafata, tuvuge n'urugero ufite umwana cyangwa ufite umugore aragiye ukumva ngo yagiye mu cyumba cy'amasengesho n'umupasiteri, wowe ubifata ute cyangwa se ubona iki kibitera? Ni inkozi z'ibibi. Nukuvuga ngo ntabwo gukora inshingano wihaye yo gusanga Imana uri satani. Satani nawe ntabwo ushobora kuba satani kuko satani iboneka, yaba yabonekaga twakwambika satani, nawe twakwambika umutwe wa satani. Tukakwambika umutwe wa satani nka wa muntu w'ibihene, bagafata umutwe bakamwambika bakamwambika ihene, bakamwambika umutwe w'ihene. Nangwa se akaba yibye intama bakamwambika iki? Bakamwambika umurizo w'intama nk'impyisi. Impyisi yaribaga bayifata bakayambika umurizo w'intama. Abo bantu bose bakwiriye urubakwiriye. Nkuriya warongoye umuntu akarinda apfa, bose ni igiki twamukorera? Nuvuga ngo rero twihutire kureba ikibakwiriye n'icyo tushaka gukoresha kugira ngo duhane, turwanye icyaha kitari cyaba. Cyane. None se wowe muri makeya ubona ari iki kibitera? Ubona kugira ngo umupasiteri cyangwa se umuntu wifate agere kuri level yo kumva yuko ubwo koko ntago yarongora umuntu? Ibyo bintu urabibaza nk'umuntu ushakishamo amagambo. Nuko ari umuntu, ntabwo ari umuntu. Ntabwo ari n'ikintu. Ni danje. Ni umudangere. Dangerous. Nuvuga ngo rero abo bantu bameze batyo sinzi n'icyabaremye. Bavuga ngo twararemwe n'Imana. Niba Imana yarandemye ntabwo nari nk'abari abantu. Nibibaho. None byananya tukavuga ngo ni abantu. Ntabwo ari abantu. Ariko na Imana yarabaremye. Umva tubaze twumvikane. Bariya tubita ko ari abantu. Ntabwo ari abantu. Umuntu warongoye aba ari umuntu. Umuntu warongoye ntabwo ari no kurongora. Kurongora ni ibintu bifite sense. Kurira
nk'imbwa ukirira ihene ukirira intama ukirira inka ntabwo uri umuntu sinzi ko twakugenza ntabwo uri n'inka kuko uri inyamaswa uri inyamaswa irengeje kuba inyamaswa zindi zishobora kuba zifite amazina abaho intare ihene imbwa ingurube imbeba ipusi urukwavu uri iki muri ibyo bintu ibyo ngibyo bifite amazina yabyo ese izina dushobora guha abo bantu ni irihe zina nta zina ukwiriye sinakwita n'umuyaga ni inyamaswa ntabwo nakwita n'ururimi no kuvuga ngo uri ikirimi cy'umuriro uri ikindi tutazi ntabwo uri n'icyo ntazi uri ikintu cy'ikindi uri ikindi tutazi giteye ubwoba ntabwo gitera ubwoba abacyegera kuko kwegera umuntu nk'uriya ntabwo bishoboka ese ngo yakubera umushyitsi mu rugo ntibibaho koko ubuse ndamutse nsohotse ngasanga yuriye nk'umukobwa wanjye cyangwa yuriye ariko ibintu byiza bya kera bijya binsetsa burya abarabu ndabakunda cyane abarabu ukora ibintu nk'ibyo bakagutera amabuye ukarinda urindimuka ugapfa bari kugukubita nicyo gihano none nahise ibyo bintu bitakibaho kanyo ni imico y'iwabo ibyo bintu nahise ko bitakibaho kuko tubizi ku muco wa kera ku bwa Yesu niko tubizi bwa Yesu bwa Yesu nyine ngo wabagidaya bakagutera amabuye Kadafi byagendaga gute wanywaga inzoga wasindira ku muhanda tayari ugahura n'amabuye naho bamuteraga amabuye none Kadafi yarakira muri Libya muri Libya nyine ariko rero ubu ngubu sinzi abantu nk'abo nk'uriya wa urongora umukobwa akarinda abyara nawe akarinda rero abana na nyina w'umukobwa kandi ari umugore we n'uriya ari umwana we tuvuga izina kurindi kubarongora ni ibintu tudashobora kumuhera agaciro k'ubumuntu niba numva ari ibintu no kumwita igikoko kirarengana igikoko ni ikintu giteye ubwoba ni dangerous nacyo ni dangerous ariko arengeze kuba dangerous noneho aruta inzoka aruta ihene aruta inzoka aruta intare aruta tijya Tiger yitwa Tiger yes Tiger nuvuga ko ayirusha kuba ikindi kitari kiremwe Imana yaremye kuko uriya muntu ntabwo yarimwe n'Imana ese Imana yaremye ibintu nkabi simbizi sinari namenye ukuntu hawo Imana yarabaremye nabo ni abantu nkatwe ntabwo ari abantu no kumujyana amageragere mu mukosa uramujyana amageragere mu bantu bafunzwe bakoze ibyaha turabizi abamwe bakoze genocide abo ni abantu bahemukiye abandi mu kubahotera ariko noneho kiriya cyo ni kindi ni icyaha gikora ibyo bintu kikaba gihari kidafite n'urubanza kidashobora no kuba ngo turakiburanya gutya na gutya tuzisanzwe tuzi aho twagishyira ntabwo tuzi aho twamuclassify igihe uvuze aba ari umuntu ikintu ntabwo tuzi aho twagikorera yes none mpamvu nabivuze ngo turi kumwe n'umutumirwa wa Danje ntabwo ndi inzoka nakubwiye ko hari intare sindi ingwe sindi ingurube y'ishyamba ntabwo ndi Tiger tuvuge wenda ntabwo ndi Gepard ibintu byose biri Danje nk'ibyo ngibyo ariko nakubwiye ngo uri kumwe n'umutumirwa w'umunyabwenge professionnel Kanyombya professional aka professor kandi iyo profession yibwire ni mu biganiro ni mu muco ni mu mikorere nkuko Kanyombya ndi umwanditsi abandi umudirector ibyo byose rero ni professionalism niyo nkoresha ibyo kwa kanyisa ariko kunyita Danger ndabyanze oya ubu ngubu tubukuyeho Danger nk'umujura guteye mu nzu akiba akagusanga mu nzu nuko ukubita akaruru aba ari Danger rero abo nibo Danger muri make umuntu wavugiriza akaruru aba ari Danger ingwe n'intare n'ibiki byose umuntu wavugiriza akaruru aba ari Danger aje kwiba aba ari Danger nose winjira mu nzu ari yawe winjira mu modoka y'abandi ugashyiramo urufunguzo nangwa ashaka kwiba intebe nangwa ukibara televiziyo none se Kanyombya ko hari ahantu njye mbona handitse ngo za Danger za Danger icyo kintu cyakivuze iki hahandi hari amashanyarazi kuko ushobora gukoraho ugapfa ukozeho muri make wawe yinjiye mu nzu ashobora kukwica tayari tamwirinze ayo mashanyarazi nayakwishe ni Danger urumva n'ahandi hantu hari ahandi hantu dushobora kwandika buri kintu cyakugirira nabi ni Danger no ku mazi hari ahantu bagomba kwandika ko ari zone Danger zone Danger zone ushobora kwinjira mu mazi ukarohama tukiraho n'amazi nayo ni Danger
yakwica. Amazi ariko abadenja iyo bavuga nk'ahantu ho kogera tuvuge nko muri za Lake Kivu aba ari danje. Erega n'umuntu wari ibiryo byinshi agatumba n'ibiryo nabyo bishobora kuba denja kuko urwara ubwangati ukarinda gupfa. Umuntu wari ibiryo byinshi agatumba ukagenda ukora bya bindi ukituma ugapfa nawe ugapfa amagara ni denja. Umurozi nawe ni denja. Ndakubwira abantu ibintu byinshi ni denja umurozi. Hanyuma twari tukiri kuri aho ngaho nk'umuntu ukoresha za spaguru ahereza abantu inzoga nawe ni denja. Nawe ni denja. Na spaguru ni denja. Birica. No tukiri aho rero nandi kubaza. Twavuze nyine nk'umuntu wifata akarongora umuntu ngakageza hapfa ngabari danje sivyo ngubu kanyombya atafagisha ukuri nk'akana kaje agaki umva ko ari akana nk'agakobwa keza ukabona wako nakana nanjye nganura gutya ngabona tuvuge nagari akana kuba ushaka kugira irari ryako nako ni denja. Kuki tuvuge nk'umukobwa w'imyaka turavuga denja ikintu cyose ushaka gutinya udashaka kubahuka n'umwana muto kugira ngo umwegere umujoininge umwana ni denja nawe wewe ufitire urari uri denja. Ibyo ni ibintu biraziririzwa kirazira kuzamuka ipoto iriho amashanyarazi. Tuvugisha ukuri nk'ubu ngubu hari nko mu minsi akakubwira ngo yarapufotse gupufuka asubize minsi nde tuvuge nko mu minsi runaka baratoye nka minsi tunurugero abaminsi babujije imyaka abamutoye babana mutoye bamushaka ngeze ndora akakubwira akakwegera akubwira ati ngiye rwose Kanyombya numva twakunda ntabwo namwemerera ntabwo namwemerera kuko urwange rwarangiye kaje kizanye koko kaza kizana iki niryo ryarari niba kaze kizanye rero tangira wiyandikire icyo bita procès verbal wandike nuza icyo bita statement yawe ureba aho ugomba kugana aho ruguru ureze Nyamirambo ugakomeza ukaza kugenda ugakata ukamanuka ahantu mu gishanga ahantu bahinga intoryi ukarindegera imbere y'umuryango wa gereza nini aho ngaho niho aramutse ikigukwiriye none ukiyandikira statement ukanayisinya ari ukagenda n'amaguru ukagerayo. None se aramutse akuze gukura se atari gato gukura ni nk'ibyo ngibyo byose hari ikintu bita gufata ku ngufu ariko ni misi nawe ni indaya. Erega ndakubwira ibintu byinshi twavuze abadanje tutangiye kuvuga indaya noneho hanyuma twe turi kuvuga ku ndaya sibyo tuvuge n'urugero uramutse uhura n'ikibazo cyatuma ukora divorce hanyuma bikaba ngombwa ko mutandukana wenda na madamu n'urugero mbabare ko wenda byinjiyemo cyane ariko n'urugero ngiye kuguha akazaho nyine nka Kamisi kigendera urumva cyangwa nka ba Briane kakubwira ati ngiye rwose reka ngwira abantu uvuga simbazi niba ari indaya zawe sinamenya niba ari ibiki byawe sinamenya ariko ikintu kimwe umaze kuvuga Briane ntabwo muzi ikintu kizima cyabayeho gukora divorce ntabwo ari bibi udivorce byagenze bite rero nk'ubu niba umugabo atotezwa buri munsi atotezwa n'umugore we yemerewe kujya gusaba divorce mu gihe cyangombwa akavuga ati ngiye singiye kuzakubitwa n'umugore n'umugore nawe aramutse agize ibibazo byo gutotezwa nangwa se buri munsi yemerewe gukora divorce ni ikintu cyemerewe aho kugira ngo bazakubomora umutwe bakuteme bakwicira ubuzo wasaba divorce. Noneho no kuvuga ko divorce rero ikorwa gute ikorwa ryari divorce igihe ugiye ugatinda hanze ukagenda ukibereye ngiye ukigira ikiroroge ukigira naragiye sindeba urugo ukamara nk'amezi 6 kugera kuri 9 umugore cyangwa umugabo yemerewe kujya gusaba divorce bakayimuha. Ibyo bintu bya divorce n'uwitinde ngo gukora divorce ukora divorce mu gihe ibintu none biramutse bibaye rero biramutse bibaye nk'umwana mwiza akaza akakuyangiye Kanyombya ndumva twakwimariya wabyemera ntabwo nge nakwemerera none se uravuga wahita ubasingo aje kunsaba mariage yikize wahita ubasingo ese niwe uko ukoze divorce ndiko gusaba mariage nuvuga ko umeze nk'umutego mwajya mubana ari kubomorana umeze kubomorana iryo jambo ntabwo ushaka kuryumva ibyo ngibyo ni ibyanzovuna ntuza nabayaka nuvuga ngo wowe ubumeze nk'akamashu
wowe wategereje ko mugenzi wakora divorce hanyuma uze kumubwira ngo ndashaka ko dukora mariage gute umuntu akora mariage ariko yarambagije ariko yagize kwifuza mugenzi we amubona amukunze ariko nagupfa kuvuga ngo uje kunsaba mariage ngo ariko nakoze divorce ese tous les divorces abantu bose badikoze divorce abadafite abagabo bagomba kwajoininga kugira ngo bakore mariage ese abadafite abagore bagomba kujoininga babakobwa bakoze abagore bakoze divorce ni ngombwa babeho ubuzima bwabo bwose ari single washatse abakurambagiriza bakagushakira umugeni aho kugira ngo umuntu aze kujoining ese uba wamukunze abikwisabiye ariko wamukunze warakoze divorce barayikwemereye wemerewe kureba ukashoza neza niba umwemere umukunze ushaka kongera ukarongora niba umukunze mujyane nta kibazo kundi bavuga ngo niba umukunze ariko ndumva wowe uri gukora publicité y'abo bantu ubanza uri gucuruza abantu hari abantu bacuruza abandi hari abantu bacuruza abandi uzi ko ari abakobwa bacu bamaze iminsi baracurujwe mu bara buriya hirya muri za ntuzi iyo ngiyo nabo kubera iki kubera irari ryo gukunda amafaranga no gukunda iby'isi bagerayo bakaba maltraiter bagerayo bakabakoresha akazi katariko bagera bakabakoresha ibikorwa bitari byiza none kubera iki kubera gukunda amafaranga barabe bumva abakobwa mwumve bakabajyana babagezayo ugasanga umusore nkanjye niburiye icyuki nzatereta babagezeyo bagacuruzwa n'abandi bagezeyo kera babataramu baba professional b'indaya akavuga ati ndamubonye wa mukobwa unagutumye kuva kera ndakubura di gwino nkwereka akazi rero akamushora hehe mu bagabo yamushora mu bagabo bakamukora ibyamfurambi bamukora ibyamujyanye agateseka akarinda bura n'itike yo kuzina uziko abantu nk'abose Kanyombe wabagiriyena ukikora kose ribu yarakoze kwikora kose kugira ngo igende igaruze bari abantu bamwe baragarutse abandi baracyariyo nukuvuga ngo yakoze uko ishoye kose kugira ngo igaruze umwana w'umunyarwandakazi umwana w'umunyarwanda uriyo wagiye guhohoterwa mu Barabu none se ubwo wowe wagiriye nama abantu abakobwa nk'abo ngabo tuvuge n'urugero abatipe nkatwe abenshi basigaye babaho mu buzima nyine utazi badagifite gahunda yo gushaka kubera yuko abakobwa benshi basigaye bakaburira muri ibyo ngibyo n'abapapa ndabona uri kuvuga ibintu utazi reka mukomereze bibabera intangarugero bari abakobwa bamenye bati niba tuvuye hano tukajya muri ariya mahanga muri biriya bihugu byo hanze tuba tugiye gukora ibitujyanye nangwa tuba tugiye guteseka bibabera intangarugero aho kugira ngo uteseke waguma mu rwakubyaye igikurikiyeho ngira ngo twavuze ibya pasiteri wagiye hariya hirya kujya kurongora umuntu akarinda apfa nabo ni bakobwa bibabera intangarugero abakristo cyane noneho twongere tugende mbabwira urugero uribuka ko mu gihe cya corona hariya muri ADPR pasiteri yatumiye umukristokazi w'umugore ufite umugabo bagiye kureba abakristo sinzi ne bari babandi baba baje gukoropa uzi ko icyo gihe byari bifunze byari sigara mu rugo basanga inyuma y'ibikari by'inzu y'Imana ari yamugaritse hasi biriya rero nta bupasiteri burimo ni abasambanyi na abapasiteri b'inzaduka na abapasiteri badashobotse nta umupasiteri muzima ntabwo ashaka gukora biriya bintu urugero ninde dufite pasiteri hano pasiteri wacu mukuru ngira ngo muramuzi nawe simubuze dufite nyakwigendera pasiteri mukuru yarinde yipfira uramuzi pasiteri mukuru yipfiriye yapfuye avuga ukuri ndamuzi yitwa nde ntago umuzi pasiteri yitwa Mpyisi nyakwigendera pasiteri wacu Izira Mpyisi Imana imushyire iburyo bwayo imwakire mu bamarayika bayo ariko bangaba bandi binzaduka shetani niba yakira tuvuze Imana yakire pasiteri wacu ariko niba satani nayibaho aho ngaho aho yaba ngabo izabakire mu bayo ndabivuze izabakire mu bayo Imana izakira abo bapasiteri bameze bagura amamateri ishyireho umuriro mwinshi bagaramisha aho ngaho yarangiza ari nk'umupasiteri akaza imbere rwose ati bakristo bavandimwe ati muture mu cyacumi n'amaturo ibyo bigiye kuba ibyinjiji ariko zakateye ubu ngubu akateye ubu ngubu nuko utakazi turemera tukora ikiganiro kirekire akateye ubu ngubu nuko utakazi abantu bose basigaye ari abavuzi ba gakondo bakajya no kuri radio bakavuga ngo bantu barwaye ndi muganga ndabiza bari barwaye imitezi nabo bashakaga akanyabugabo abashaka akanyabugabo batagira ubushake what the meaning this one ibyo ni ibiki ni batagira akanyabugabo what the meaning akanyabugabo nuvuga ngo
uko Imana yakuremye imbaraga yaguhaye, noneho urashaka kwiyongeraho ngo bariya ngo batanga uduti tw'akanyabugabo, harimo abagore harimo n'abagabo. Ese nyamugore niba atanga akanyabugabo, umugabo amuha akamayeri k'ubugabo, amuha ako gashobozi k'ubugabo, ubwo azamwica. None se reka nangwa se ko batanga akanyabugabo, nangwa uriya mugore nawe si batanga akanyabugore. Nanjye sinzi impamvu akanyabugabo akanyabugore ko batagatanga. Ariko ibi batanga rero iyi ni imitwe n'abana none bahagurukire kuko ndumva bashaka kumera nk'abapasiteri nabo b'inzaduka. Aba nabo bahagurukire, ukajya ko umuntu ngo afite umuti. Please, I say I'm going to repeat again and to repeat. To repeat. To take the time to repeat, because I want to take your air to understand. You want to take your ear. Your ear. Nikubwira ukuntu umuntu ashaka kuvuga ngo afite umuti uvura kanseri, akavuga kuri radio. Kanseri zamaze abantu, kanseri tuzijyana butaro, tukajya butaro ko dufite ibitaro bya kanseri kuko bashaka gushiriza kanseri, bakagishobora kukuvura uko bashoboye kose. Rimwe na rimwe abantu bamwe namwe barakira, bafite umuti uvura kanseri, ariko noneho ukavuga ngo ufite imiti kanagaragaza ituma ingo zatandukanye zisubirana, ngo ituma ingo zatandukanye zisubirana. Mu gihe tubabwira ngo mukore divorce, mu gihe babahohotera, none turashaka kuroga. Ahubwo niba mufite uburozi buroga umuntu akoroha agacisha make, ubwo burozi ndabwemera, ubwo ndabwemera. Ariko kuvuga ngo ese ubwo burozi bubaho zatandukanye, ubwo burozi bubaho, mperuka abantu bavuga ngo barabizi nk'abandi barabugira, hari abafunzwe ngo bagarura ibyawe byabuze, ngo bagarura ibyawe cyangwa umujura yagupize kaci yakwambuye telefone ngo iragaruka, ayigejeje Uganda, ararenza ageze Nairobi, avuye Nairobi ageze Ethiopia. Ubu uzamuha amafaranga y'indege yo kuriya kuva Ethiopia ngo agaruye telefone, nazagaruka yasaze. I don't know, ibyo ngibyo ni ibyabo. Nanone anga mu makuru tumaze kumva ko hari umuntu wasambanye n'umukongomani muri Rubavu, akaba yagerageje kwiba umukongomani, ngo umukongomani aramuroga, umukobwa agenda yambaye ubusa muri Rubavu yose. Yari umukobwa. Ku buryo ibyo bintu babibaje gitifu ati ibyo bintu ntabwo nabibonye, ntabwo nabyumvise neza, kandi sinabisobanukiye, ntabwo nabibonye. Kuko niba yangara kubera ko bamuroze yambaye ubusa, nyabuna hakagombye kuboneka abantu bashinzwe umutekano bakamufata. Nta kurogora, urogora ibiki? Arogora. Simbizi ibyo bintu ntabwo njya mbyemera, njye nemera Imana. Ariko ngo hari abantu barogora. Nemera Imana imwe rukumbi. Dieu créateur. Imana yaturemye rurema. Noneho niba yambaye ubusa akaba yasaze uko asara, niba akaba yarasanze uri umusazi, ngo bamuroze ibye telefone ngo ya iPhone. Ariko niba bishoboka rero ababihagazeho bazadusobanurira, ariko njye ntabwo nemera ko yibye iPhone bakamuroga. Yarasanzwe ari umusazi, nangwa yasinze ngo yambara ubusa buri. Biriya rero byaba byiza uriya mugabo wampaye kuri kariya gati, kuko yewe unyite nanjye nakwambika ubusada. None se hari ibintu byateye abakobwa bakunda kwizirika cyane ku bagabo, urumva ngo wenda ngo yamurongoye yanga kumwishyura. Ibyo si ubizi, ni ibyawe, ni wowe nyine ufata. Erega nawe ntabwo uri shyashya. Ubu se wowe bikubayeho nawe nawe singushira amakengo. Nge ndi umukristo kanyuma, nge ndi umukristo. Wowe uri muri za Nyabyingi tutazi. Kandi nge ndi umukristo. Simbisobanuke ndi guhakana ko nabizi. Nuvuga ngo rero hari akandi kantu. Ibyo bintu baravuze ngo nimbaga hari baguhe bameho, kuko umuntu aje kunyiba akagenda aboroga yambaye ubusa, byanshimisha nk'abandi wansubije ibyanjye. Ibyo bintu tuzabihagararaho tubishakishe. Ariko hari ikindi kintu, niba habaho abantu babeshya bakabeshya gutyo, bamwe barafunze kubwira umuntu ngo ugendera hejuru y'amazi. Hari n'umuntu ubikubwira ukagenda kubwira umuntu ni iki ngiki, kubwira umuntu ngo ugendera hejuru y'amazi. N'umukomando wacu dufite abakomando arega uri Yesu. Namwe sinzi nabona Yesu umukomando, ngo ntabwo uri umukomando. Yesu niwe agendeye ku mazi. Dufite abakomando urabizi mu gihugu cyacu. Abakomando bakora byinshi, ashaka gusimbuka, akaguruka, akagira gute, akagera hejuru y'igiti, agakora acrobacy, ibintu wowe ajya gukora acrobacy hejuru y'amazi ugenda n'ibirenge yake ya Mungu yako. Ibyo bintu negative, ni scandale yo kubeshya, n'ukudusanaza mu bwongo. Abantu rero binjije bakabyemera, bakubwira ngo bakwibye televiziyo nangwa bakwibye screen yanuza, ngo bayibye, ngo uzana amafaranga ngo iragaruka. Ni ryari wabibonye ngo iragaruka? Injiji nazo zigatanga amafaranga.
we gikuraho ayo mafaranga nayo baba bayariye ahubwo aba yiyongereye kuri televiziyo. Ariko umuntu ufite ako karuzi gatuma abantu bambara ubusa ko abantu babo kandi natwe bakaduha yadukandiyeho gake tukamuha amafaranga none nakaduha akatubwira ati nyabuna muzana amafaranga mbahereze barabiba mwe murinjije ntimujya mubona bakantu uzakwiba uzamugire kuri. Ariko ako kantu nanjye nkabonye nazajya na tereta umukobwa bose yanyanga nkakamutaho. Ariko ziko ejo ndi hano ku Kinamba abantu bafashe bamabandi ngo ni babandi ngo niba bafunguye muri gereza batava ku muco mubi ngo bari bafite ibyuma byo gutera abantu. Ndumirwa uwo ngo ufite ibyuma byo gutera abantu uriya mukongomani niba ari mukongomani w'umurozi waroze wa wundi waroze uriya mukobwa yazanye ku kantu tukamugurira tukamuha amafaranga hanyuma wazana ibyuma byawe ukabimira ukabirya akaba ariho ubyimiye. Ibintu byose rero by'abantu bateka mu. Ariko Kanyombya ndi kumva ako kantu karamutse kabaho abahungu bazajya babatera indobo nabo bikagenda gutyo. Gutera indobo ni iki? Tuvuge umuhungu utereta umukobwa none se bamuteye amabuye yo kumutera indobo wowe umuntu agutera indobo wapfa se? Gutera indobo umuntu asanze indobo hari ya plastique akayigutera wapfa nagutera amabuye terime kuko ntabwo uri ukaza ukaza nanjye mfite ibuye nari gutera mu mugongo kumukunu iryana hase kumbwira ngo baguteye indobo nawe uri ikiroroge nawe wararongotanye ntabwo gutera indobo ndi kuvuga ni kwa kundi umukobwa umutereta akwanze rero ukamutera indobo indobo se yamukomeretsa wamuteye ingumizi Wamutereka ngwire ibyo bintu. No abahungu tubimenye umukobwa akwanga tujye tumutera ingumi. Oya twitondera abateka mutwe. Ikintu kimwe twitondera abateka mutwe. Dore n'abateka mutwe ni benshi cyane bafite karite nyinshi. Bafite amoko menshi y'abateka mutwe. Umuntu ejo bundi arantelefona nta soni. Nta bwenge ni ikigoryi ni naramurebe nsanga. Narebye ntushirije nawe umutwe wawe. Ngo alo ngo nashatse gufata nimero ngo nziyohereze kuri MTN ndareba nsanga ni imbwa yishonje. Ndareba alo we ngo witwa nde ura telefone nimero zanjye umuntu utazi nta soni witwa nde ndabwira ndi sinjya mbwira umuntu ntazi amazina yanjye birangiye ngo MTN yagushakaga ngo nguki ngo hari amafaranga yayobye ndamubwira birangiye aramwe ngo we kayita nkore wanze kuvuga izina ryawe none aribwiwe ndamubwira kumanyoko kumirimenye wa musenzi aribwiwe niki yakubazaga izina muri babateka mutwe musenzi kigenga kirampamagara kugira ngo kineko ntuzanyibeshye nibajya bantekaho umutwe I know nakoranye na MTN yarankoresheje nkoresha akazi keza ntanga message nziza impemba neza na n'ubu kugeza ubu ngubu ndacyari umukiriya wa MTN nimero zanjye ntabwo zahindutse ngiye kuzibaha rero 082 32 40 181 ntuzaziyobereho niba uri muteka mutwe yobera handi azata ahubwo hari nabandi bazaguhamagara kubwira ati rero ndazibabwiye rero tugiye kukohereza ntuzanyohereze ntuzantegereho imitwe buga ngo wabonye miliyoni 10 ngo watomboye ntombore nizereka abakobwa rero nane mu isambu yande babakobwa twavugaga muhite mubuniraho akanimero ngako tayari guno uneka umutwe rero ari yindi passe bashakaga simba time uzi guteka imitwe ukavuga ngo urankunda wayobye cyane uri umukobwa wayobye nararangije kuko narifite igikwangara cyanjye cy'impeta ngiye kugura indi ya zahabu ariko wimbwira ngo urankunda baragutaza ubuse Kanyombya babajura bavugaga nugura impeta zahabu nago abajura ubutumwa ngiye gutanga nanze ubutumwa kuri wa mukongomani waruze wa mukobwa azanze kuri kari gati nzamuha amafaranga sinzarenza ibihumbi 10 abimenye hakiri kare oya karahe kuko sindi umurozi ndoga abantu naga 10 byakora sindi umurozi ndoga abantu uzamemukira azajyane nibyisi none nyende kuvuga nimba ugiye kugura impeta ya zahabu bakaba babyumvisha ariko ubu ngubu abajura vara iyi ni iki Kanyombya ni zahabu iyi saha ni iki naga igicu mutazanca akaboko nangwa ngo mucijose iyi ngiyi ni or plaque de première qualité ni or plaque muri qualité ya mbere apana ibingiye ushira ku ijose ukasanga birimo kukurya urishima bo oya iyi ni première qualité bivuze ngo Kanyombya yambaye zahabu mu ijosi no ku maboko yes hanyuma se reka tugaruke noneho kuri iki kintu kigira kiti ese Kanyombya ubundi ni muntu ki
reka abantu noneho bamwe bumva Kanyombya bamubona ku ma TikTok n'ibiki cyane cyane ko tuzi ko Kanyombya ni umusitari n'abasitari bo muri Amerika baramupostinga. So reka noneho tugaruke muri point. Biriya n'amahirwe yanjye nawe undi wasibye mu mahirwe nk'abandi bahanze bagashyiraho ngaho bagatereka nabo nibakora iyo bwabaga kugira ngo nibuze ba Wiz Khalifa babapostire ba Snoop Dogg babapostire ko Wiz Khalifa na Snoop Dogg ni abantu bavandimwe bandari nyirarume ko Snoop Dogg urambaza ibintu ukambaza nini Snoop Dogg ko mbona musa buriya nta gasano yese ndi umunyamerika ndi umunyarwanda ahubwo yambwiraga yabambwiraga ibindi ukambwira ko nsa n'akanaka yari kushimisha. Okay, ntabwo nsa n'abanyamerika njye nsa n'umunyarwanda ari abanyarwanda nka batatu baje dusa aho ngaho nabyemera ariko ntabwo nsa n'abanyamerika usibye ko bariya nabo ni abafani banjye nkuko nanjye ndi abafani babo. Wiz Khalifa ni fani we nawe ni umufani wawe. I'm fan for Wiz Khalifa, I'm fan for Snoop Dogg, I'm fan for Will Smith. Ngabo. Nundi mukobwa mu Rwanda si umuraperi ufana nundi muri Afrika. Niwe muraperi ntawe nshaka ntawe nzi. Abo naba uri gushakira. Ngende bashakire mu nzagwa ziwanyu ngiye ntabwo mbaza ngo ngabo. Nose tiye bitugurwa Kanyombya twe twinywera ubu aya maso yamenetse twinywera amazi twinywera amazi ariko abantu basangira na Nyagahene wavuze Nyagahene akakubwira ko mujya mu urabona nafite baby face twatuyoga twa desa 50 utuyoga twa desa 50 mujya mu mwesha Kanyombya nge ndi umukristo nabikubwiye ninywera amazi ruri bugezi kabisa. Ewana niba unywa amazi ubu ngubu hari izuba ryinshi duheruka ruhurura kera nubona imvura iguye uzajye kuri ruhurura uzabona amazi kandi umuntu wemerewe kunywa amazi yose kuko kubera impyiko sometimes ubona ko hari amazi bajya bavoma amazi mabi hasi bakanyuza mu mashini tukayanywa ugira ngo n'amazi yavomwa hana naho ni kwiriba ribi ariko amazi arakorwa tukayanywa nawe ugize amahirwe rero wagotomera kuri ruhurura. Hanyuma rero tubwire Kanyombya muri makeya ni umuntu ki urugendo rwawe rwa filme wararukoze cyangwa se wabivuyemo usigaye ukora titre z'ibiganiro gusa cyangwa se nyine muri make tubwire urugendo rwawe kugira ngo wisange ahangaha uri umustar. Okay, ni byinshi cyane ni byinshi urugendo rwahereye ahantu udashobora kumenya rwatangiranye n'igihe cya 2002 ngira ngo ariko rero nukuvuga ngo twakoze ikintu cyitwa creativity yo gukora film. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaravuze ati nimwihangira imirimo ni nk'ubu ngubu ngiye ku urugero twarahanze pe tuyakwihangira imirimo birafata. Abantu bavuga ngo birarya ntabwo bishobora kurya kuko bidafite amenyo kandi ntabwo birya ibiryo birafata. Hagati aho ngaho ureba ko abantu benshi bari gukora hari abana benshi bapasinze bakoze ama graduation bakaba bazavamo ejo hazaza abanyarwanda bagomba gukora igihugu. Ndakubwiye ni benshi inama nabagira nivuze ibigwi ko ndibuze kubikomeza ni ukwihangira imirimo mu sherami. Mes chers amis ni ukwihangira imirimo nawe undi nutegereza ngo nabonye graduation nabonye appointment nabonye amanota meza ngo nzabona akazi ari uko bagukuriye niba ari amatwi niba ari akaboko. Mwihangira imirimo mu bumenyi mukura amaboko mu mufuka mukore ariko nimuhanga akazi k'ubujura k'ububandi kuburaya kubunywanzoga kw'abasinzi mugende mwubahe icyo mwakoreye muri graduation mwabonye abihangira imirimo se none ngikomeza reka ngukomereze nkubwira ko tumaze gukora cinema tuvuga turakora filme nuko mvuga ngo cinema ntabwo ari filme nuko ngo any movement imbere ya kamera imbere ya mashini gufotora abari filme kuko uri muri movement unavuga icyo tuvuga video hariyo video umuntu yacecetse hariyo video avuga hariyo video akora geste hariyo video akora icyo bita cascade comme cascadeur yakora ibintu akaba yanapfa akaba ari filme ibintu tukatwara bitangiye gutyo kugeza aya magingo no kuvuga ngo Kayita Nkore Njoli alias Kanyombya ndacyakomeza film sinari nabireka haje n'ibintu bya comedy nari nsisanganywe nzizi nazo ndazikora noneho tugakora iki tutibagije ko ngomba gukomeza talent umwuga rwako filme turikora ngubu ndi brand ambassador wa Goodrich TV ibyuma byose biri hari ni ngewe
brand ambassador mu byerekeye na physiotherapy, gukora imyitozo abagore cyangwa abagabo, abakobwa cyangwa ingimbi cyangwa abahungu, abamugaye ukajya hariya bakakora consultation. Tugana Goodrich hariya Kicukiro, ahasigaye tugakora iki, bagakora amasiporo kuko bigenda bikiza imitsi n'ibindi. Ibyo bintu rero ni ukuvuga ngo ninjye ubishinzwe. Ariko hagati aho ngakora iki, ngakora ikintu cyitwa the series film, amafilime y'amaseri, kugira ngo abazajya bareberaho uburyo dukorana na televiziyo. Icyo gihe rero ntibongere kumbaza ngo ntabwo ugikora filime, ntabwo ugikina filime, ntabwo ugikora comedy, ahubwo wireye mu biganiro. Ibiganiro nabyo niyo ntandaro yo gukora iki, yo kugaragaza ko uhora uri legend, uhora uri kuri top. Urumva muri make kuri utavuga umeze nk'igishwi. Oya, warusubije neza. Nari ndi kubaza none cyane amanota ngusabye warusubije neza. Nta manota ndi bugusaba, ariko banza wumve. Nari ndi kuvuga ku bijyanye nyine no kuba ugikina filime, nibyo twabazaga. Uracyakina filime, ariko uravuze ati udusubije neza uvuga ngo uracyakora ibi n'ibi. Filime ndacyayikina, kundi gukina series za televiziyo yacu Goodrich TV. Goodrich TV. Hanyuma se nyuma yo gukorana na Goodrich hari akandi kazi mu buzima busanzwe katari film cyangwa se iki wigeze ukora? Okay, urabizi na n'umunyamakuru kuri radio, mfite ikiganiro cyanjye cy'Abarezi Family. Noneho baza kugabanya abakozi, basanga nta mafaranga bashaka kutwishyura, basanga economy ya financial idashobora kwishyura bamwe na bamwe, ndashobora kwishyura Kanyombya. Nanjye ndimo barinaniwe, abamaganya barimo n'abambata bawundi bita ngo ni methodology. Turataha baduha amafaranga y'imperekeza yacu, turataha. Ariko kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ngo ushatse kumpamagara kuri radio runaka, ubu ntabwo byakunda. Twajya mu giciro cy'amafaranga, ariko rero ntabwo ari ko nabuze radio nakorera, ariko sinzi abanyifuza barahari, ariko baravuga ati Kanyombya attention, ntabwo wabona amafaranga umuhemba. Question mark. Ubwo bivuze ngo kuguhagurutsa. Abana n'umugabo kutavuga. Bivuze ngo kuguhagurutsa ewana. Ubwo amatwi. Bagira gutya question mark. Akabazo. Yes. Ubwo bivuze ngo guhagurutsa Kanyombya kujyagaze kunkura kuri wenda radio yanjye runaka, bisaba kuba umuntu afite umufuka w'amafaranga. Ntabwo ari kugira umufuka, ugomba kuza tukajya mu biciro tugakora contract, ukama amafaranga avance sur contrat, agwikitwa avance sur salaire, ukabanza kumema hasigaye nkaza nkakora ibyiza wankundiye, ibyiza byanjye nzi. Ntabwo ndi mu professional, narize nkuko watubwiye ni professional Kanyombya. None se wumvaga Abarezi Family ntabwo ari njye wahimbaga? Abarezi Family ariko mwari mu kazi. Twari dukaze, numva baradukundaga n'abantu. Nose buriya izina Abarezi Family ninde waritekereje? Yongeye kutubwira ko dukaze. Ntabwo turi imbwa z'inkazi, ntabwo turi intare z'inkazi, ntabwo turi ingwe z'inkazi. Vuga ko twari aba professional. Abantu bo rwego rwo hejuru bazi icyo gukora. Twari aba professionnel. Yes. None se izina Abarezi Family ninde waritekereje hagati yanyu? Ninde warihimbye? We Abarezi Family twicaye ahantu hamwe tujya inama na director wa radio n'abandi, noneho mu gihe tujye kubona engagement tubati muzitwa Abarezi Family. Voilà. Abantu bagiye kumva ngo Abarezi Family bumva ngo the Lazy Family. Abo nabo lazy abanebwe. Noneho Abarezi Family bikaba cyagitutse cyangwa ngo uriya no umurezi, ijambo ngo ndi umurezi, numva ntacyo bintwaye, ariko utavuze am lazy, utavuze ngo ndi lazy mu Cyongereza, ukambwira umurezi mu Kinyarwanda, ntacyo bisobanuye. Twari Abarezi Family, nuvuga ko twari Abarezi Family. Bari Abarezi Family. Ni Abarezi, bari abantu babanebwe family. Niko mwari muri. Niko nyange byumva, twari abanebwe family, ariko ntabwo turi Abarezi mu gitutsi. Reka rero tugere ku musozo. Yes. Masangira ngo aragiye. Tugere ku musozo. Ufite ibindi ushaka kuzana? Nta bindi, ikintu nge nashaka kukubwira. So aka kanya rero tugiye kugira inama ba bantu twavuze bari muri danger. Muri danger. Inama tugiye kubagira ni iyihe?
abantu bari muri danger rero ndatangira kumwe ku wundi abajura muri danger mureke kwiba bavandimwe inshuti zacu ba bandi bari danger wa wundi ujya kurongora umukobwa w'umukristo akarinda apfa ntabwo uri umuntu uri ikindi kiri hejuru y'ibyo ntazi wamugiriye inama mugira inama nakugira nuko wakwishora hehe mbere y'urubanza bakabanza bakakujyana mu ngororamuco ugafungwa ase buriya no kwishora bakagukatira urukukwiriye kuko urica abantu wamukije icyuma wamukije iki yapfuye ate wamugenje ute kugira ngo apfe nawe ndakugira inama bakuri iyo ngeso ariko niba ufunze bari abo baba bishinzwe kugira inama reka tujye ku ndaya rero ndaya zacu tuzi ko mugenda mwigira beza mukisiga ku munwa mugasiga utundi hano tumeze nk'amakara hano ku maso kugira ngo mube beza kuruta Imana ko yabaremye nyabuna igire mwiza ariko wiha agaciro agaciro ntagaki ntabwo tuguje gushaka umugabo niba gukunda kujyane ariko ibintu byo kuza buri gihe kugufata nkaho uri ingegera uri zero nta gaciro ufite iha agaciro muvandimwe nawe kwitwa indaya niwo ubyiyita niwo ubyiha ukayikita izina niba ukora ibyo bintu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 diriri ukakomeza uzapfa reko ako kazi kareke tujye handi rero yes urumva twagiye tujye handi hari n'abandi tumaze kuvuga amabandi indaya hari abandi abajura bari mu mabandi muntu nkawe umubyeyi ufata umwana wawe ukamurongora ugafata umugore wawe ukamurongora ukagira umugore witwa umugore wawe ukagira umwana wakitwa umugore wawe icyo ukuri niki ukuri kuvaho sinzi kuzima ntabwo umuntu azima ukuri kuvaho ukagenda burundu sinzi hari igihano ngiye ushobora kujyana mu ishyamba nakugeza hagati mu ishyamba nkakurekura nti genda urenze kuba inyamaswa nihura n'inyamaswa ikwijyaniye nta kundi urarongora umwana wawe wabyaye amaraso yawe ADN byarangiye n'umugore wawe Imana iri kure Imana iri kure ikiwerewere urarongora umwana wawe fucking hala sawa abwirwa benshi akumva bene ndarangije ariko rero muve ku ngeso izo ngeso zanyu muzireke umuntu arava muri gereza baramufunguye bamaze kumufungura agize Imana bamuvanyeyo aje gusubira mu bundi buzima busanzwe bwacu bw'abantu araje afashe icyuma ari kugenda icyuma nijoro kugira ngo agende agitera abantu ngo abombure telefone urumva ukwiriye iki koko tugusubize muri gereza ishyamba si ryero mu ishyamba ukaguma iyo n'ibyuma byawe ukagenda ukarya inyamaswa nazo zikazakurya bye bye ngo ndabasezeye murakoze cyane rero twari turi kumwe na Kanyombya professional mukore share mukore subscribe mukore comment cyane abari kumva ijwi ryanjye kuri Big Mike TV mukore comment hasi mukore link bye yes thank you so much.